République démocratique du Congo est confrontée à une guerre d'agression de la part de son voisin immédiat, le Rwanda, et nous ferons le point sur la... Umunyamakuru yatangiye agira ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu ntambara y'agasuzuguro ikorerwa n'umuturanyi wayo wa hafi u Rwanda. Uyu munsi turagaruka ku ishuri y'umutekano iri mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Turi kumwe kuri iyi plateau n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Major Sylvain Ekenge. Murakaza neza kuri plateau General Ekenge arikiriza ati murakoze cyane. Umunyamakuru ati General, turashaka kumenya uko ibintu byifashe mu by'ukuri ku mirongo itandukanye y'imirwano aho ingabo za Kongo FARDC zirimo kurwana ubu. By'umwihariko umutekano muri Kivu y'Amajyepfo uracyari mubi kandi urahindagurika cyane. Ni iki mwatubwira ku mirwano iri kuba mu mpande zitandukanye? General Major Sylvain Ekenge ati nibyo koko imirwano iri mu bice bitandukanye aho ingabo z'u Rwanda n'imitwe yazo iyifasha zikomeje kongera ingabo n'ibikoresho bya gisirikare. Ibitero ni hafi ya buri munsi muri aka gace k'igihugu cyacu, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kandi ibi bikorwa binyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Umunyamakuru ati ni izihe ntera cyangwa ni mu bihe bice nyirizina bikwibasirwa n'ibi bikorwa byo kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano bikozwe n'ingabo z'u Rwanda? General Major ati mbere muri Kivu y'Amajyaruguru hari Rubero n'ahandi hakomeje kwiyongeraho iyo mvuga mu ntera cyangwa iyo mvuga izo axe, hari n'inzira z'inyongera zirimo Kashebere, Kicanga n'izindi ntera uva muri ako gace werekeza Pinga. Izi zose zirimo imirwano ikomeye cyane, ntitwakwirengagiza kandi imirwano iri kubera muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyepfo. Hari Mwenga, Karehe, Walungu, Uvira ndetse n'ibindi bice, kandi nk'uko mwabivuze by'umwihariko ku ntera ya Uvira ibintu biracyari bibi cyane. Umunyamakuru ati vuba aha ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko ryambuye intwaro mu mujyi wa Uvira, kandi ko ingabo zaryo zavuye muri uwo mujyi hashingiwe kuri bimwe byiswe ibisabwa condition. Mwe mubibona mute? Mwumva koko ari ukuri? Nibyo koko Oscar, ntibishoboka kuvuga ko twavuye muri Uvira hanyuma tugakomeza imirwano kure yayo. Kuwa gatatu ushize habaye imirwano ikazima Kobora, ahari nko muri kilometero zisaga 30 uvuye Uvira Makobora. Twafashe abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23, twafashe nibura 17 harimo n'abaguye ku rugamba. Iyo mirwano yari kaze cyane. Nubwo uyu munsi Makobora iri mu maboko y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, byasabye imirwano ikomeye kandi kaze cyane kugira ngo twigarurire ako gace. Umwanzi byaramugoye cyane ubwo yagombaga kuva muri Makobora, ariko kugira ngo Makobora ifatwe byasabye ubutwari n'uburakari bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru yongeramo ati ese murashaka kuvuga ko uyu munsi Makobora iri mu maboko ya FARDC kandi iri hafi ya Uvira? Nibyo? General ati yego, Makobora iri nko muri kilometero 30 uvuye i Uvira mu majyepfo ya Uvira ku muhanda Uvira ujya Ibaraka. Uyu munsi Makobora na Makobora ya kabiri, nuko Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri biri mu maboko yuzuye za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ubu yibanze mu duce kuko nta wundi mwanya nabona wo kubivugaho kuva mu gitondo mu duce twa Katongo na Kimba, aho biri aho ni nko mu birometero bigera muri 7 uvuye i Uvira. Bityo rero kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano CCLF bigaragara kandi birasobanutse ku murongo w'imbere byakozwe n'umwanzi ari w'u Rwanda afatanyije n'abamushyigikiye ba M23. Bukeye hakimara gushyirwaho umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington, nk'uko mubizi yashyizweho umukono ku wa 4 Ukuboza ushize. Ndashaka no kugaruka ku muco cyangwa imyitwarire imaze igihe igaragara muri aka gace ka Repubulika
mwadusobanurira gato ku bitekerezo byitwa Kivu Boy? Bamwe bafata nk'ubwenge cyangwa amayeri yihariye, mwebwe mubiha ubuhe busobanuro kandi mubifata mute muri urwego rw'umutekano? Yego, abantu benshi ntibamenya neza abanyarwanda, nanjye ubwanjye sinavuga ko mbazi neza cyane, ariko nagize amahirwe yo kuganira no kungurana ibitekerezo n'umuntu uzi neza abanyarwanda, by'umwihariko imyumvire yabo. Uwo muntu yari yarakoreye mu Rwanda igihe kirekire nk'umwarimu, maze tugirana ikiganiro mu gice twari duhuriye ahantu runaka. Icyo nahise nsobanukirwa nuko ururimi rwo mu Rwanda, ikinyarwanda, ari ururimi rwo mu muryango w'indimi z'ababantu. Si ururimi rwihariye rutandukanye n'izindi ndimi z'abantu, rufite inkomoko imwe n'izindi. Abanyarwanda barwiyemeje kandi barwifashisha kuva kera cyane. Ni muri urwo rwego hari ijambo ry'igitekerezo kizwi nk'ubwenge. Mu mvugo zimwe zikavugwa cyane, cyangwa mu ndimi, mu mvugo zimwe bavuga ubwenge cyangwa ubwenge, kikaba gikoreshwa mu ndimi nyinshi z'abantu zo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo, zirimo iz'Abashi, Abanyindu ndetse n'Abarundi. Muri izo ndimi, iyo tuvuga ubwenge, bisobanura ubushobozi bwo gutekereza neza, gusobanukirwa ibintu no gufata imyanzuro iboneye. Iryo jambo rishyizwe ku mwana cyangwa ku muntu, bisobanura ko uwo muntu ari umunyabwenge, ko afite ubwenge bwiza. Ariko ku ruhande rw'abanyarwanda, iryo jambo ntirivugwa cyangwa ntiryumvwa mu buryo bumwe. Binyuze mu guhindura imyumvire y'iryo jambo, baryongerera ibindi bisobanuro bitandukanye biha ubwenge isura mbi kandi yegamiye ku mico mibi, aho ubwenge bwambitswe imyambarire y'uburiganya, ubwambuzi bw'ukuri, ikinyoma, amayeri, ubutekamutwe n'ubwambuzi bw'icyizere. Bityo icyo bita ubwenge cyaje gufata ibisobanuro nka uburyarya, amayeri yo guhisha ukuri, ingamba z'uburiganya, kwitwaza ibitari byo, gushuka no kuyobya amakuru, kubura ubudahemuka, manipulation, amayeri yo gutesha igihe abantu, ubwambuzi bw'icyizere no kutizerana. Kuri bo rero, ubu bwenge bwahindutse nk'urwitwazo rwo gusobanura ko kugerekaho ibikorwa bibi, aho kuba ubwenge nyakuri bushingiye ku kuri, ku ndangagaciro no kubuka. Ibi si ubwenge busanzwe bwo mu buzima bwa buri munsi, n'ubwenge bubi, ubwenge bw'icyaha n'ubugome, bushobora guhinduka ububi bw'umutima, gukoresha nabi icyizere wahawe, n'ubugambanyi bugaragarira kandi buboneka mu buryo bwose, by'umwihariko mu bugome, ubwambuzi bw'icyizere, kutubahiriza amasezerano, kutuza ijambo watanze, kwigira nk'utazi ukuri, uburyarya, kuryoshya, uburyarya buvanze n'uburyarya bukabije, n'ubudahemuka. Ibyo ni byo byiswe ngo ubwenge. Bwabaye umuco wigishwa abana bakiri bato cyane, kuva mu bwana bwabo, kugira ngo bakure barangwa n'uburyarya n'ubugambanyi. Ubutegetsi buriho bwafashe iyo myumvire, buyigira ihame, buyishyira mu mikorere yabwo, kandi buyishyira mu bisekuru bizakurikiraho kugira ngo ibe ihame rirambye. Niyo mpamvu bidatangaje imyitwarire yabo, bagirana amasezerano ariko ntibayubahirize. Ibyo ni ibisanzwe kuri bo, biri mu miterere yabo. Barasinya amasezerano nk'uko byabaye ku wa 4 Ukuboza 2025 i Washington, aho Perezida Kagame yashyize umukono kuri ayo masezerano. Ariko mbere yo kuyasinya, ndetse uwo munsi nyirizina, ingabo zabo zari zikomeje ibitero, zagabaga ibitero ku ngabo zari zigiye gusimburana ku murongo w'imbere, zikanatera ibisasu ku bice bitandukanye by'igihugu. Ibyo byose byabaye mu gihe bavuga ko hari amahoro,
ariyo mahoro yabo. Ibi bituma amahoro ubwayo asuzugurwa kandi agateshwa agaciro, nubwo yari yaratewe inkunga na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ibi bimeze nk'ubukwe bwo ku mugaragaro ariko bukabura ukwizerana. Ni ihame rimwe ry'uburyarya n'ubugambanyi. Ni nk'uko bigenda mu migenzo imwe n'imwe y'ubukwe, ushobora guhabwa umugore ariko kongereraho umuvandimwe cyangwa mwishywa bavuga ko azabana namwe mu rugo, nyuma ugasanga uwo muntu atari mwishywa cyangwa mubyara, ahubwo ari we uza gutera inda umugore wawe mu rugo rwawe, maze bakakubwira ko abana bavutse ari abasanzwe cyangwa bakabigira nk'aho ari ibisanzwe bitewe n'uko ubwoko runaka bwiyumva ko buruta ubundi. Ibyo byose ni uburyarya n'ubugambanyi bwigishwa kandi bukigishwa ndetse bukigishwa n'abagore ubwabo. Muri make, iyo myumvire y'ubwenge itajyanye n'ukuri n'indangagaciro niyo isobanura impamvu amasezerano atubahirizwa, amagambo ntashyirwe mu bikorwa, n'impamvu icyizere gikomeza gucika mu buryo bugaragara. Nibyo koko, ibi ni ibintu bitenyeke cyane. Njye ndashaka kubabwira ko abanyarwanda muri iki gihe bashobora gukora ibintu byose nk'uko mwabivuze. Iyo ubumenyi bushingiye ku kinyoma, uburyarya no kutubahiriza amasezerano bwigishijwe abana bakiri bato, bagakura babifata nk'ubwenge, ni ikibazo gikomeye cyane. Ese mubona ko umunyarwanda cyangwa u Rwanda muri rusange ashobora gukora icyo ari cyo cyose uyu munsi? Generali ati yego, u Rwanda rushobora gukora byose. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwiyemeje guhungabanya no gusenya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhungabanya igihugu cyacu n'inzego zacyo. Niyo mpamvu nsaba abanyekongo bose, yaba abo ku ruhande abo mu majyepfo, amajyaruguru ndetse n'abo hagati cyangwa abo mu yindi myemerere iyo ari yo yose ya politike, nta kindi gihugu dufite uretse iki, kandi tugomba kukirinda. Tugomba guhora turi maso, tugakanguka, kuko abanyarwanda ntibazigera bacika intege cyangwa ngo bamanike amaboko. Bazakomeza gushaka uburyo bwose bwo guhungabanya igihugu cyacu. Bazakoresha amayeri atandukanye nk'uko mwabibonye. Benshi mu basirikare bakuru bafashwe bagafungwa n'abantu bagiye bakoreshwa n'u Rwanda. Kuba barafashwe ntibivuze ko bahagaritse imigambi yabo. Nibyo, barahungabanye, twabaciye intege, ariko ubu bari gutegura izindi ngamba n'amayeri kugira ngo bagerageze guteza igihugu cyacu igihombo gikomeye. Niyo mpamvu abanyekongo bagomba guhora bari maso, by'umwihariko twe turi Kinshasa, muri Congo Centrale, muri Equateur, muri Grand Equateur, muri Province Orientale no muri Grand Bandundu. Tugomba kwitonda cyane. Ntitugomba kwibeshya ngo dutekereze ko intambara iri mu burasirazuba gusa. Ishobora kugera n'ino hifashishijwe ubundi buryo, nk'uko bavuga mu mvugo y'iringara, ring na no. Bisobanura ko ibintu bishobora guhinduka mu buryo butunguranye. Niyo mpamvu tugomba kwitwara neza, tukigenzura, tukagira ubwitonzi n'ubushishozi kugira ngo nta bitunguranye bibi byadusanga hano i Kinshasa cyangwa ahandi mu gihugu. Icy'ingenzi, tugomba kwirinda no guteshuka ku murongo no kwinjira mu mpaka za politiki zidafite umumaro. Tugomba gushyira imbaraga n'ibitekerezo byacu ku kibazo nyamukuru, ibiri kubera mu burasirazuba bw'igihugu. Twebwe turi hano i Kinshasa, ntidukwiye gukomeza kwitwara nk'aho turi mu mutekano usesuye, twirirwa mu nkuru zidafite ishingiro, tukirengagiza ikibazo gikomeye igihugu kirimo. Ariko tugomba kumenya ko nta kindi gihugu dufite uretse iki, kandi tugomba kukirinda. Uburyo bwiza bwo kurinda igihugu ni uko buri wese agira uruhare mu mutekano wacyo. Umuturage wese agomba kuba maso, akitwararika kugira ngo ntihazagire ucengera igihugu ngo agiteze ibyago.
umunyamakuru ati nyakubahwa generali, mbere y'uko dutandukana ndashaka kongera kugaruka ku kibazo kiri mu by'ingenzi muri iyi minsi. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangije igikorwa cyo gukoresha urubyiruko mu nzego zihariye z'ingabo nk'uko bisanzwe. Kwinjira mu mashuri n'inzego za gisirikare bikorwa hifashishijwe ikizamini cya leta. Uyu munsi muri Repubulika hose uretse mu turere twigaruriwe iki kizamini cyarabaye kandi kizakomeza n'ejo ku yindi myuga n'ubuhanga butandukanye. Urubyiruko rwinshi rwaritabiriye ikizamini cyabereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no ku kigo gikuru cya gisirikare i Kinshasa ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ikizamini cyabereye hose uretse mu turere twigaruriwe, kandi iki kizamini gikorwa kimwe cyangwa gikorwa rimwe mu mwaka. Abatarabashije kucyitabira uyu mwaka bagomba kwiyandikisha kugira ngo bazagikore umwaka utaha kuko inzira irakomeje. Ese kubera iki kizami kigamije iki mu myuga yose? Oya, si imyuga yose. Kuri iyi nshuro ubuyobozi bukuru bwa FARDC bwabitegetswe n'umugaba mukuru w'ingabo bwasabye inzego zimwe z'ingabo kwakira abasirikare bashya hashingiwe ku byifuzo n'ibikenewe mu by'ukuri. By'umwihariko hakenewe abantu mu nzego zikurikira: ingabo zirwanira mu kirere, ingabo zirwanira mu mazi, urwego rw'ubuvuzi bwa gisirikare, urwego rwa jeni ya gisirikare, urwego rw'ingabo zirwanira ku butaka, urwego rw'itumanaho n'itumanaho rya gisirikare, serivisi z'itumanaho n'amakuru. Twakiriye abasore n'inkumi muri izo nzego zose. Byongeye kandi umunyamabanga mukuru w'ingabo z'igihugu yakiriye n'abahanga mu ikoranabuhanga. Hari kandi gukoresha abanyeshuri mu ishuri ry'ubuvuzi bwa gisirikare. Urubyiruko rwakiriwe muri iryo shuri ruziga maze rurusheho gutegurwa, hanyuma ruzajya gukora ikizamini cya leta kimwe n'abandi bose. Kandi ku bw'amahirwe muri ayo mashuri abatsindwa ni bake cyane bitewe n'uburemere n'ubunyangamugayo mu myigishirize. Hari n'andi mashuri y'imyuga ya gisirikare yakoze ibizamini byo kwakira abanyeshuri bashya. Nyakubahwa generali, mwavuze ko mushaka urubyiruko rufite imyirondoro itandukanye ku bijyanye n'imyaka. Imyaka ikiri hasi, imyaka mike, ni ukuvuga 22, cyane cyane ku bafite amashuri makuru na za kaminuza. Noneho imyaka ntarengwa ikaba 35. Ibi byose bigamije gukomeza no gushimangira ubushobozi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurinda igihugu n'abagituye. Imyaka 35. None se muri icyo cyiciro ntitwaba tukiri ku rutonde rw'abemerewe? General ati oya, muri urwo rwego ntimuba mukiri ku rutonde. Ingabo zirwanira mu kirere zagabanyije imyaka ntarengwa, ubu ni imyaka igera kuri 27. Noneho force aérienne iracyakira abakandida harimo n'abize kaminuza n'abize amashuri y'imyuga n'ay'ubumenyingiro. Harimo abavuye mu mashuri yisumbuye ya tekinike bigaga imibare, fizike, shimi, bioloji n'ibindi kugira ngo bategurwe mu myuga nka pilote n'indi itandukanye ijyanye n'iby'indege. Hari kandi ibizamini by'icyiciro gisanzwe cy'amashuri ya gisirikare. Ibyo byitabirwa n'abafite impamyabumenyi ya leta biyandikishije bakagira n'ikizamini bakoze nyine bakagitsinda. Abo basaba kuba bafite hagati y'imyaka 18 na 22 cyangwa imyaka ntarengwa 25. Ariko mu by'imyaka 23 nayo iremerwa. Abo ni urubyiruko ruzamara imyaka 3 mu ishuri rya gisirikare. Abandi bazinjira mu cyiciro cyihariye
cy'ishuri rya gisirikare mu gihe abandi bazohezwa mu mashuri yihariye y'ingabo hakurikijwe imyuga n'ubumenyi bafite. Hari kandi abasirikare bamaze kwakirwa bagatsinda ibizamini byo kwinjira mu mahugurwa shingiro y'ubuyobozi bw'ingabo ikamina. Kuzagaruka kuri ibi biganiro byihariye tuzabigarukaho mu minsi iri imbere kugira ngo dusobanure neza uko gukoresha ibizami uko byagenze n'uwemerewe kwinjira muri izo nzego zitandukanye. Umunyamakuru ati nyakubahwa Generali, turi kugera ku musozo, turakurikirwa muri Kivu y'Amajyepfo, muri Masisi, muri Rucuru, muri Rubero, muri Beni ndetse no muri Uvira. Tukaba turi gukurikirwa mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. N'ubuhe butumwa mufitiye abaturage b'izo ntara zombi, cyane cyane abari mu duce twigaruriwe muri iki gihe? Murakoze Oscar, nge nakoze hafi igice kirenze icya kabiri cy'umwuga wanjye mu gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nzi neza abaturage ba Kivu n'abaturage b'intwari barihangana kandi bihagararaho cyane. Ndabasaba gukomeza muri uwo mujyo. Abanyarwanda bakomeje kugerageza kubashuka no kubashora mu bikorwa byabo, bagerageza kubakura mu cyizere, ariko abanyekongo ba Kivu barabyanga kuko badakunda abanyarwanda mu mitima yabo. Bazi neza ibyo u Rwanda rwabakoreye ku bagore, ku bana, ku bagabo n'urubyiruko. Bafata urubyiruko ku gahato bakarushyira ku rugamba nk'inyamaswa. Mu minsi ishize mwabonye ko bagerageje guhatira abaturage kubashyigikira bakoresha imyigaragambyo y'agahato, ariko abanyekongo ba Kivu barabyanze. Ibyo byerekana ko nubwo bahangayikishijwe n'intambara n'akarengane, bagifite umutima wo gukunda igihugu cyabo no kukirwanirira. Barabyanze kandi ntibazigera bemera gutegekwa n'igitugu cy'u Rwanda. Ndabizi neza kandi ndabizi ko abaturage ba Kivu yose, Kivu nini, ari intwari. Mugomba kumenya ko uko ijoro riba rirerire kose, nk'uko umunyabwenge yabivuze, buri gihe umuseke urageraho ukaza. Tuzongera kubona ubwigenge n'icyubahiro by'abaturage uyu munsi bari mu maboko y'abigaruriye igihugu cyacu. Ku bijyanye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zirimo kurwanira ku mirongo itandukanye y'imbere, ndatangira n'abasirikare ba FARDC bafashwe bunyago bagahatirwa kujyanwa ku rugamba bunyamaswa bakajya kurasirwayo. Mu barwanyi bafatwa benshi, umubare munini n'abasirikare ba FARDC basigaye inyuma, bafatiwe i Goma bagahita boherezwa ku mirongo y'imbere ngo bapfe, mu gihe abandi baguma inyuma mu mutekano. Nk'uko nabivuze mu butumwa bwanjye bwabanje, ndababwira mbareba mu maso, umwanya wanyu ni mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimukibagirwe ko mwasabwe gutandukana n'abo mutari kumwe, mukagaruka mu makambi y'igihugu. Mugomba gukora uko mushoboye kose. Niba babohereje ku rugamba, mujyane intwaro zanyu cyangwa muzishyire hasi ku mugaragaro, muhunge, mugaruke mu makambi y'igihugu, mwishyikirize ingabo z'igihugu. Muhunga uyu mutwe w'iterabwoba ubashuka, ukabaha amasezerano atazigera ashyirwa mu bikorwa. Mwabonye n'amaso yanyu bwite amahano y'Irumangabo n'andi mahano mu makambi yabo y'imyitozo, ari nk'amakambi y'ifungwa n'itotezwa. Benshi barahapfiriye kandi baracyakomeza kubohereza ngo mupfe. Niyo mpamvu niba amahirwe uyabonye, ntimukabyibagirwe, mutandukane nabo, mwishyikirize ingabo z'igihugu. Ku basirikare ba FARDC bakomeje kurwana, ndabizi ko muri intwari, ndabizi ko mufite imbaraga, kandi ndabizi ko hari ibihe bigoye byihariye byatumye dutakaza ibyo twatakaje bitewe n'ubugambanyi, bitewe n'amakosa yakozwe, ariko twafashe icyemezo gikomeye.
mu kwinjira mu gisirikare nk'abakorerabushake bagamije gukorera igihugu cyacu munsi y'ibendera ryacyo. Twiyemeje gukorera igihugu dufite ubushake n'ubushobozi ndetse n'ubushishozi. Kugeza ku gitambo cya nyuma twafashe isezerano ryo kurinda abaturage bacu kugeza ku kumena amaraso yacu. Tugomba kurwanya uwo mwanzi. Uyu mwanzi afite intwaro, namwe mufite intwaro. Uyu mwanzi agizwe n'abantu, namwe muri abantu kandi muri intwari zikomeye. Uyu mwanzi yaratojwe, namwe mwaratojwe. Bityo rero kuva ubu nta mwanya ugihari mu gisirikare cyacu ku banyabwoba, ku bagira ubwoba no kubahunga urugamba. Tugomba kwishyira hamwe twese tukiyemeza guhaguruka tukarwanira igihugu, tukirinda icyasha twatewe n'iki gihugu gito u Rwanda. Tugomba kubarwanya, tukarwanya icyo gihugu kugera igihe tuzabohora intara zose z'igihugu cyacu ziri mu maboko y'umwanzi uyu munsi. Ibi ni inshingano yacu kandi ni inshingano y'ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Murakoze. Nyakubahwa General, ndibutsa ko ari umuvugizi w'igihugu w'ingabo z'igihugu zemewe FARDC, General Major Sylvain Ekenge. Twaganiraga nawe tubashimira byimazeyo kandi twizeye ko tuzongera kubabona mu bindi biganiro n'ibindi bihe kugira ngo mukomeze kuduha amakuru agezweho aturuka ku mirongo y'imbere. Byari ibyishimo kuri njye Oscar. Murakoze namwe mwese mwadukurikiye kugeza